Twagirayezu Salim Dieu Aimé, ndi umunyeshuri hano muri Kigali Film and Television School, niga filmmaking and TV production. Nyuma yo kumenya Kigali Film and Television School, narahageze bampa scholarship ndiga, kuko urabona n'ibintu byo kwiga filmmaking and TV production ni ibintu biba bihenze cyane, utagize amahirwe akenshi ku bushobozi bw'abanyarwanda, kenshi reka mbyite gutyo, utagize amahirwe yo kubona umusaponsa cyangwa iwanyu mwifite cyane ngo bakwishyurire wige byinshi cyane, ntabwo bikunda gushoboka. Bafite ishyaka ryinshi ryo kujya ku isoko, nanjye ngakompeta nk'uko bishobotse, amahirwe baracyakomeza kudusapotinga, ikigo kiracyakomeza kudusapotinga, ntabwo gifata umunyeshuri wacu ngo giterere hanze. Igeze hanze ukumva ushoboye gukora, baramufasha icyo ngakora, nkagira aho mvana industry ya filime, nkagira ahantu hamwe nyikura, noneho nkagira ahandi hantu ngeza.